neza nshuti bavandimwe, mumeze mute? Ni amahoro. Ndabashuje aho muherereye hose rero. Nkuko bisanzwe rero murareba turi imbere yacu hari igikoresho bita piano. Nkuko bisanzwe piano barayicuranga nta kindi. Rero iyi channel Rwamika TV ni channel amasomo yo kwiga gucuranga injyana z'ibisirimba n'amasebeni, injyana z'ikinyamurenge. Iyi channel niyo masomo acaho. Nijewe rero muri hamwe nawe nitwa Mbangutse, nije mwarimu Mbangutse, tugiye kubana. Ndagira ngo ukurikirane aya masomo neza. Iyi ni channel mbisubiyemo icaho amasomo y'igisirimba, kwiga igisirimba, sebeni mu njyana z'ikinyamurenge. Kandi nongera kwisegura ku bantu ejo bundi hari ibyo navuze ngo injyana z'ikinyamurenge ngo zitandukanye n'iz'abaporoso n'abadeperi. Abantu bamwe babyumva nabi, hari abanyandikiye baranga ngo none suku abadeperi n'abaporosi bo ngati gutya na gutya, ariko babyumvishe nabi, nta mutima mubi wari ubirimo. Gusa ibyo ari byo byose injyana ziratandukana, abantu baza bacuranga ariko injyana izo ziba zitandukanye. Noneho rero nari navuze ko twigisha injyana style y'ikinyamurenge abantu baba bayizi, niyo nziza sukubesha, inagezweho kandi zose zihimbaza Imana, nta nimwe idahimbaza Imana. Ariko rero twebwe nyine iyo njyana niyo twigisha. Rero ubushize isomo duherutse gushyiraho, hari abantu bari bambwiye ngo nihuse cyane ntibayibonye neza, ngira ngo nasubiramo bukeya kuri rapad nabigishije kabere kuko baza bayikora. Ndasoramo bukeya abatarayibonye bayibone, turangiza dukomeze n'isomo ryacu. Imana baheze umugisha. Nibutsa umuntu waba ugeze kuri channel bwa mbere Rwamika TV ari gukifungura, urasabwa gukora subscribe, ufungure ndetse nzogera kugira amasomo tuzoza dukora yose akugereho. Ikindi abantu baza bambwira ngo nkora urubuga nararukoze, ushaka kurwinjiramo wanyandikira kuri izi nomero zikurikira: ni 079 23 77 052, ukanyandikira kuri WhatsApp ukambwira ko ushaka kurushaho kagushiraho. Na amahoro. Abandi bo barugezeho baraganira, ibintu bimeze neza. Tugiye gusubiramo ka kantu ka mbere muri pad mperutse gukora mbere kukuntu ahantu naciye nyine amanota nyine yagakoze nyine karavangwa. Tutaratangira nakoresheje ijwi bita amajwi tugiye gukoresha. Reka nsabe cameraman yagaragaze muri tableau na kuri main hariho stopping. Hanyuma guys muraza kwihangana, hari akabazo kari kabayeho, umuriro uragiye duhita dustopinga nyine, none ukunyine uragarutse. Reka dukomereze aho twari tugeze, umuriro warugiye, niyo mpamvu narimvuze ngo na stopping cameraman. Narimvuze ngo amajwi twakoresheje muri piano, ngira ngo murareba iyi piano none nakoresheje ntago ari ya indi twari dusanzwe dukoresha. Nahinduye piano, murareba ni paseri 1000, noneho turimo gukoresha ni paseri 1000. Ariko nta gitangaza zose amapiano yose namwe ku bantu bazi setting za 2100 1100 neza ninkiyi neza cyangwa za 2 ni nkayo. Iyi rero ni paseri 1000 niyo turimo turakoreraho. Ijwi rya mbere nje nzambabwira ko ntazi icongereza cyane, reka nsabe cameraman ndi hamwe nawe n'umucuranzi abasomera ijwi ririmo kuri main. Ijwi ririmo nisanga kuri piano yitwa Sweet Case EP. Ngo yitwa Sweet Case EP. None mwari mumenyereye ko ku yandi mapiano cyangwa iranagaza nkoresha hano muri iyi side hariho ngo right 1 ngo right 2 na left ya ntabiriho, nuvuga ngo right 1 yayo na handitse main, none ukuvuga ngo right 2 na handitse layer, ubwo base na handitse left nyine. Noneho kuri main twashizeho Sweet Case hariya Sweet Case EP. Kuri layer twashizeho solid, noneho kuri base ni pick base. Noneho Sweet Case EP nijwi usanga muri kicumba cha piano neza, uzakande hano karaguza muribona. Noneho solid twashize muri layer nijwi ukura muri iki cumbi ta pianeta kigira
uzakandeho uzahita uribona, ryitwa solid. Niyo majwi tugiye gukoresha mu isomo tugiye kwiga uyu munsi. Pick base ni base ukura muri iki cyumba n'ubundi cya base iki nyine. Urareba ko kiraka umutuku, niho nayikuye. Akantu karata ku mutuku ukandaho neza, ugahita ushaka ijwi bita pick base. Umva uko ivuga nuko nuko rero reka nsubiremo abantu aka kantu nakoze muri padi bareba amanota nagiye nkoresha nyine ari abatarabibonye. Niturangiza dukomeza amasomo yacu. So guys, nuko nagiye mbikora nyine. Ubwo urebe ukuntu nagiye nkurikiranya aya manota. Ndakeka nta muntu utazi aya manota. Ni iri ngiri. So guys, nuko rero twagiye tubikora. Ubwo wowe utarabibonye ugize amahirwe wongere usubiremo wige. None tugiye kwiga isomo ryacu ry'uyu munsi. Akantu tugiye kwiga reka tubanze tukumvikanisheho, umubanze mukumve. Guys, iri ni ryo somo tugiye kwiga uyu munsi. Nongere nkwibutse wowe muntu uhaye ureba iyi video, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, fungura subscribe, ufungure inzogera. Kora subscribe, ufungure inzogera, ukore like, sharing ahantu hose, mwandika ama comment kugira ngo ama video yacu tuzajya dukorera amasomo yose dukoze akugereho ubone notification. Fungure subscribe. Ikindi ndongera gushimira buri muntu wese wagize uruhare agakora subscribe muri izi tufite. Wabigizemo wese uruhare ndamushimiye by'umwihariko. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, mwagize neza, mwarakoze cyane. Hanyuma rero iri somo niryo tugiye kwiga, niryo tugiye gukora.
aka kantu mwumvishe ni Dr Beya. Abantu bazi umucuranzi witwa Beya niwe wakazanye, ntago ari nje wakihimbiye, ni Beya wakazanye, niwe mu docteur w'abacuranzi kwisi mu gisirimba kandi ni nawe mwarimu wanje. Buriya ku bantu batazi mwarimu wanje ni Beya, Dr Beya. Amazina yiwe yitwa Gasore Blaise bwite, ariko baza bakunda kumwita ngo Beya, Dr Beya. So rero niwe bakazanye, nabirya bintu byose muzamwumva banzungu basabwa bacuranga ba Aimable bose, bira bintu barabana bose bacuranga ibisirimba kandi bacuranga neza, byose byinshi ni Beya wabivumbuye, we yabikora abana bose bakigana. Rero aka kantu niwe wakazanye, nari natekereje ndavuga ngo kabasharinge nkabasangize. Hari n'umuvandimwe ejo bundi wakanyohereza ngo nzakigishe. So rero mureke dukurikirane ukuntu karimo gukorwa tukige. Turakoresha iyi fa ni rimwe n'iyi kane na gatanu, ni rimwe muza mukunda kwita rimwe na kane na gatanu. Reba noneho ni amanota tugiye gukoresha kuri base, mwaza mwumva nkorera no kuri base. Base wayigira ikavugira muri negative zoba ziza kurushaho. Urajya kubita ngo ta 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 ta. Urebe guys, murebe ukuntu ndimo ndabikora. Murimo murabibona? Noneho reka cameraman abereke no kuri base. Nuko ndimo ndabikora, katusubizemo akabiti noneho twumve ukuntu bivuga neza. Injyana yose y'igisirimba washyiramo biterwa n'iyo ufite, wayikoreramo nta kibazo rwose, bizagenda neza.
kandi tugiye gukurikizaho ni aka tararatatata tararatatata tararatatata. Isomo nabateguriye uyu munsi ni iri ngiri, ni gutya. So murakoze cyane rero, aha niho dusoreje. Mwari hamwe na Mbangutse, naho utaha mu yindi somo. Imana ibaheze umugisha. Murakoze.